turagushimiye Mana y'icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe. Uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Uri Imana iruhura abarushye, uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, uri Imana y'abize n'abatarize, uri Imana y'abafite akazi ndetse n'abashomeri. Mana, uri Imana y'abagabo ndetse n'abagore, uri Imana y'abasore n'abakobwa, uri Imana y'abazungu n'abirabura, uri Imana isumba byose. Mahanga yose wakubashye agakora ibyo gukiranuka, uwo ari we wese, abe aba mu cyaro, aba b'Icyangugu, aba b'Ikigali, aba muri Amerika, wakubashye agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Muri uyu mwanya tuguhaye ikaze na karibu. Nyemerera Mwami Yesu ubane natwe muri iki kiganiro. Imbaraga z'Umwuka Wera zikorane natwe, kandi imbaraga z'Imana zururukire kubana natwe. Ntaba ari njyewe, ahubwo Imana yamamagaye aba ariyo ikorera muri njyewe. Nk'uko wangiriye icyizere ukemera ko Mwami Yesu mba umwambasaderi wawe, ukemera Kristo mwiza ko amba igikoresho cyawe kugira ngo ukorere muri njyewe, benshi bakire, abandi bahumurizwe n'Imana, abandi basubizwe mu ibyiringiro, kubera ko uri Imana itabeshya. Nari mvuze ngo umugisha buri muntu wese udukurikiranye, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Umugisha uyu mukobwa, umugisha uyu musore, umugisha uyu mugabo, umugisha uyu mubyeyi, buri wese Kristo mwiza ukurikiranye iki kiganiro, Imana imusubize mu ibyiringiro, kandi Imana imuhembure, kandi Imana imwubake. Ngaho nibibe uko ubishaka, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Imana iguha umugisha cyane, kandi nawe udukurikiye nkubwire ngo God bless you mu bikorwa bya buri munsi. Imana ikomeze ikube hafi. Umunsi wenda reka dutangire tuganira gutya. Hari n'umuntu ugukurikiye ku nshuro ya mbere, wenda nzi ko witwa Dawidi, cyangwa se n'abantu bakurikiye bakuzi ku izina rya Dawidi. Ubundi busanzwe amazina yawe witwa nde, ufite imyaka ingahe, by'umwihariko uri mwende nande, wavukiye he? Mbajije ibibazo byinshi. Nitwa Ndagijimana Dawidi, iwacu ni Gisenyi muri Rubavu. Ndi mwene Gubahiriza Gaspari, niko papa wanjye yitwa. Mama wanjye nawe yitwa Antoinette. Mvuka mu muryango w'abana batanu. Ni njyewe muhungu muri abo bana batanu, abandi ni abakobwa 4. Muri uwo muryango kandi Imana ishimwe ko ari njyewe ukijijwe, n'abandi bazakizwa bagendeye kuri njyewe. Ni njyewe pasiteri. Wewe wenyine wakijijwe mu muryango wose aho utangiriye, urangiye mu gisekuruza cyose, niyo muntu wemeye nyine pasiteri. Ni njyewe nyine wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko nanjye sinabigiyemo mbishaka. Nabyisanzemo sinagiye kugenda tubigarukeho cyane, kuko nshaka ko tugaruka ku buhamya bwawe by'umwihariko, kuko hari byinshi cyane Imana iba yarakoze. Hari byinshi iba yarakoze. Uyu munsi usengera mu itorero rya ADEPR. Uyu munsi nsengera muri ADEPR. Uri n'umunyamasengesho. Ndi n'umunyamasengesho ukomeye cyane. Bikomeye rwose. Unawe urabihamya neza ko bikomeye. Ndi umunyamasengesho ukomeye ahubwo cyane. Nose bavuga ko bikomeye cyane. Impamvu icyo nshingiyeho ko ndi umunyamasengesho nuko nihamye ubwanjye, nkabamamirizwa kandi n'Imana ko ndi umunyamasengesho. Usibye n'ibyo byo kwihamiriza ko ndi umunyamasengesho, inzira naciyemo kugira ngo ngere aho ngeze umunsi wa none ni inzira zinyemeza ko ndi umunyamasengesho. Uko byagenda kose ndi umunyamasengesho. Uko bimeze kuko nutihamiriza nta muntu uzaguhamiriza, nta muntu uzakumenya. Ndi umunyamasengesho no mu bikorwa bigiye bitandukanye, yaba ku itorero nsengeraho, ibikorwa byose bantorera
ntabwo babusanya nuko ndi umunyamasengesho. Njye kugera ku itorero iwacu hari igikorwa twigeze kujyamo, cyangwa se gahunda y'amatora yigeze kubamo, ndangije nisanga nabaye umunyamasengesho ntabisabye, ntiyamamaje. Nyine ikigenda icyo umuntu aricyo kiramukurikirana, nanjye ndi umunyamasengesho, ndi umukozi w'Imana. Nagiriwe amahirwe n'Imana yo kuba uwo ndi w'uyu munsi, kandi ntago mfite gahunda yo kugira gute yo gusubira inyuma. Ni byiza cyane. Wenda reka duhere kuri iki kintu kugira ngo twinjire neza ku buhamya bwawe by'umwihariko n'uburyo wabaye ikanyarira mu ishinge gikanyarira ukariraramo igihe kigera n'amezi 2 n'amezi 4. Amezi 4 kwagira Yesu. Amezi 4 kuko yatangariye. Amezi 4 kuyatangariye. Amezi 4 urara ndara mu kanyereho ni heza muvandi. Hari ahandi nabaye ibyumba mpaba amezi 8. Nawe uri gutangarira amezi. Uretse turibuze kubigeraho cyane. Ubundi urugendo rwawe, reka duhere ku rugendo rwawe rwo kugira ngo uruvuze ati umuryango w'iwacu ninjye muntu wenyine ukijijwe wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ubundi wavutse bimeze bite, iwanyu byari bimeze bite, we wakijijwe gute? Mu muryango w'iwacu natangiye mvuga ko ari njyewe njyenyine ukijijwe. Umuryango wose aho mvuka nyine ni Abagatolika. Nisanze bavuga ndakuramutsa Mariya, kandi muri abo bana 5 mvukamo nkaba ndi umuhungu muri abo ngabo bose njyenyine. Navutse kubw'umugambi w'Imana. Imana yigeze ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Iramubwira ngo nari nzi ko uzaba umuhanuzi kubera ko nabiremye utaravuka. Nari mbizi neza ko uri umuhanuzi kandi ugomba guhanurira amahanga. Nanjye Imana yemeye ko mvuka mu muryango munini cyane, yemera ko mvuka ndi umuhungu mu bana 5. Irangije yemera ko ari nanjye uhabwa agakiza muri abo ngabo kubera umugambi w'Imana. Kizwe ujya guhabwa agakiza byari bimeze bite? Wari uri muri he situation, wari mu he buzima? Njya guhabwa agakiza dusubiye inyuma gatoya ndi mu mugongo wa mama wanjye. Yego. Mama wanjye yigeze ahura n'umubyeyi umwe yari umuhanuzi, aramubwira ngo uwo mwana uhetse azavamo umukozi w'Imana. Imana izamwamamaza mu isi yose kandi azakorera Imana mu buryo butangaje kubera ko Imana imufiteho umugambi. Wa muhamagaro waje kunkurikirana. Umaze kunkurikirana sinagize amahirwe yo kwiga. Navuye mu ishuri kubera ko nabonaga ntasa n'abandi. Nkubwiye uburyo navuye mu ishuri waseka. Navukiye mu muryango udakize ukenye. Noneho abandi iyo bagiye kwiga bagenda bambaye niforome. Njye nagiye nta niforome nambaye. Uvuye mu ishuri? Njye nagiye mu ishuri nta niforome nambaye. Yego. Kugira ngo njye ku ishuri nagiyeyo nambaye ikabutura, ipantaro ya papa wanjye nayiciyemo 2 bikabutura. Noneho nambara n'umupira munini cyane yari uwo mama wanjye yambaraga. Noneho njya ku ishuri nambaye n'ibirenge. Noneho twajya ku murongo kuri rassemblement nkabona ni njye njyenyine udasa n'abandi. Nkabona abandi bambaye inkweto, njye nambaye ibirenge. Nkabona abandi bambaye uniforme, njye nta uniforme nambaye. Kandi nagiye kwiga nkuze kubw'impamvu y'ubuzima bubi nari naravukiyemo. Maze rero igihe kiza kugera mbona binteye isoni. Ndangije mfata umwanzuro kuva mu ishuri, ariko Imana yari yaramvuzeho ko nzaba umukozi w'Imana. Navuye mu ishuri nza gukora akazi ko gucuruza ibisheke. Nacuruza ibisheke mpereye ku giceri cy'100. Ndangije ndazamuka mva mu bisheke njya gukora akazi ko mu rugo. Ngiye gukora akazi kamwe bita ubukaryasi. Kamwe bita
kari akazi karakomeye. barakomeye nyine abantu numva bakita abagasebye tukaryasi akazi nuza akora ntago ujya akazi wa mustar akora ngo dore imbogo dore imara akazi akora ari umuntu ukomeye kuri naje nabonye ikiganiro yakoze kuri televiziyo baramubaza ngo mbese ukora akahe kazi ngo ko mu rugo urumva ari akazi ko mu rugo kubawe kubawe. God bless ku bantu bose bagakora badukurikiye Imana kandi tubwira ba mabuja bakoresha abakozi bo mu rugo kabisa abakozi bajye babaha agaciro kandi bajye babubaha kubera ko aka kazi ni keza kandi irega ikintu cyose kiguha amafaranga ntabwo wabura kugiha agaciro. Rero navuye muri ibyo byo gucuruza ibisheke ndangije njya gukora akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo naragakoze hashize iminsi mikeya nza kukabonamo amafaranga yo kugura igare. Ndangije mba umunyonzi mu mujyi wa Gisenyi, maze kuba umunyonzi mu mujyi wa Gisenyi. Ugeze ku myaka ingahe icyo gihe? Naringeze ntabwo ari kera 2015 nakijijwe ngiye 2016. Yego mba umunyonzi ariko kandi wa muhamagaro warankurikiranaga. Niyo mpamvu nifuje ko twubaka ku ijambo rivuga ngo irengagiza ibyo abantu bavuze uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe, kubera ko ikintu Imana yavuze cyo gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze. Abantu bavuga nk'abantu bakibagirwa ko mbere y'uko bavuze hari Imana yabatanze kuvuga. Hari abantu bavuze ku buzima bwawe bavuga ko bitazemera, bavuga ko uzapfa uko nguko, bavuga ko utazigera ushaka, bavuga ko utazabyara, bavuga ko bitazakunda, ariko bibagirwa ko mbere y'uko bavuga hari Imana yavuganye nawe kandi yavuze badahari. Birashoboka ko yavuze uri umwana noneho bo bakaza kuvuga warakuze uri mukuru bataza aho Imana yavuganiye nawe. Rero ikintu Imana yavuze nicyo gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze. Nabaye umunyonzi rero ndangije nagendanaga ijambo Imana yari yaramvuzeho ndi mu mugongo wa mama wanjye. Ubwo twatangiye mu buhamya. Nuko rero igihe kimwe 2016 yes twari ubwo 2016 ubwo nari ndi umunyonzi ndangije njya gukoresha igare ryanjye ryari rifite ikibazo cy'amapine. Ndangije njya guhindura amapine. Nuko uwo munsi nagiye guhindura amapine kuri rya gare ryanjye, naragiye nambara amapine, maze kuyambara nsubira mu rugo. Ngeze mu rugo ntarinjira mu gipangu, niwo munsi numvishijeho ijwi ry'Imana. Ntarakizwa ntaragira gute, niwo munsi numvishijeho ijwi ry'Imana. Numva ijwi rirambwiye ngo wayobye, ngo subira inyuma utangirira aho wakoresheje igare, nurangiza uce muri uyu muhanda umeze gutya na gutya ubone guhinguka ahangaha kuko waciye inzira itariyo. Ndavaye naciye inzira itariyo kandi bimeze gute kandi nageze mu rugo. Rya jwi rirambwira ngo navuze ngo subira inyuma kuko wayobye, subira aho wakoresheje igare ryanjye kugira ngo mpindure amapine. Irambwira ngeze mu rugo aho nabagaho nari ncumbitse, ijwi rirambwira ngo wayobye, subira inyuma, usubira inyuma aho watangiriye ukoresha igare, nurangiza uce muri kaburimbo ubone guhingukira ahangaha. Byajwi ryaranzengereje nisanga nasubiye inyuma, njya gutangirira hahandi ryambwiye, nsubira inyuma muri kaburimbo yose kugira ngo mbashe kugera mu rugo. Ndangije ubwo ngubwo naragiye muri kaburimbo n'igare, nza kugera ahantu ngiye kumanuka kuri petite barriere. Nuko rero ndangije ubwo ngubwo ngeze hano mu muhanda
w'inkomane y'umuhanda, umuhanda umwe uzamuka undi umanuka undi ucaha undi ucaha ngaha. Ngiye kugera aho ngaho nagiye kubona mbona umugabo aramanutse avuye mu ijuru, ahita aza afata amaboko yanjye aranterura, anteruye nisanga mpagararanye nawe. Nisanze mpagararanye nawe nahise njya muri koma. Maze kujya muri koma naje gutsimbuka nsanga ndi mu giterane cy'abantu benshi cyane. Nkibabona naje gusangamo abantu bateye ubwoba, mbona nyine harimo abapolisi, harimo abantu benshi banshungeye mita kuko nabonaga nyine ari ibintu bidasanzwe n'ubwenge bwagiye. Nahise mpaguruka ngo wenda niruke, ngiye gusanga nisanga amaboko yanjye ntayariho. Nakoze impanuka amaboko yanjye acikamo kabiri. Icyo gihe uwo mwanya niho umuhamagaro wanjye watangiriye, nicyo nashakaga kukubwira. Amaboko yanjye yacitsemo kabiri, amaze gucikamo kabiri ariko ntiyatandukana yose ngo aveho, ariko asigara afashwe n'imitsi. Muri icyo gihe nta mituweli nagiraga, ubwo baranjyanye banjyana kwa muganga. Bamaze igitaramo wenda wabonaga ni igihe wakamukaga ukabona abapolisi n'abantu benshi bagushungereye bangose, ubwo wari umaze kugongwa. nari maze gukora impanuka, abantu bamururiye ngo barebe ko napfuye. Wowe ukaba uri kubona irindi yereko. Njyewe mbona ndi mu gitaramo kinini cyane, mbona abantu benshi banzengurutse ndangije. Ariko kandi nagiye nisanga banjyanye kwa muganga. Aho banjyanaga kwa muganga baranyamaganaga kubera ko nta mituweli nagiraga. Umuryango wanjye nta mituweli yari irimo, niyo mpamvu kugira ngo mvuzwe byabaye ingorane ndetse n'ibibazo. Bahise banyihutisha kwa muganga mu bitaro Gisenyi, banga kunyakira kubera ko nta mituweli nagiraga, banjyana ku bindi bitaro ntibyakunda. Urumeze nabi birumva. Meze nabi bikomeye cyane. Ndangije i Musanze hari abazungu bakoraga nyine, bavuraga imvune, bavuraga nyine ibintu by'amagufa. Banjyanyeyo, ntarajyayo nsanga Imana yantanzeyo. Nsanga Imana yageze mu baforomo, nsanga yageze mu baganga, nsanga yageze mu badogiteri, nsanga yageze mu bagwaza no mu bagwayi. Nagezeyo abagwaza n'abagwayi baravuga ngo nimuhere kuri uriya, niwe urembye cyane, niwe umeze nabi. Nageze muri ibyo bitaro, abaganga bahita banyakira. Bamaze kunyakira ubwo ngubwo baramvura. Bamaze kumvura banyambitse ibyuma biteranya amagufa, barabinyambika mbibana igihe. Bya byuma biza kuvamo, banyambika ibyuma bikomeza amagufa, bya bindi nabyo mbibana igihe biza kumvamo, banyambika noneho amasima yaravuye muri aya maboko akagera yavaga afatiye ahangaha nanone akagera ahangaha, amaboko yombi. Bamaze kunyambika sima, nuko banzirika bande, bayizirikisha amaboko igira no mu izosi. Ndakubwiza ukuri ko iwacu nta bushobozi bwari buriyo bwo kumvuza, navujwe n'Imana. Imana yakoreye muri abo bantu bamvuraga batanyatse amafaranga cyangwa batambajije amafaranga. Iyo bamaraga kumvuza bakumvura baransezereraga, nanjye nkagenda bakazama randevu nkagaruka kugira gute kwivuza. Aho ngaho niho umuhamagaro wanjye wavuye, rero niho watangiriye. Ndangije namaze kwambara sima mva mu bitaro njya kugwarira mu muryango w'iwacu. Ngezeyo umuryango wanjye uranyakira, urangwaza. Nararaga nabi, nkarara mbabara, nkarara ntaka cyane. Nararaga abantu babiri bamfashe kugira umwe akarara iburyo undi akarara ibumoso, kugira ngo babashe kuncungira umutekano, bya bisima byanjye bitaza gucomoka, cyangwa se bya bintu bicomekeranye mu maboko bitaza kugira gute gucomoka. Bayeho nabi muri ubwo buzima ndi iwacu. Igihe kiragera, ryajwi numvishe kuri wa munsi bambwiye ngo subira inyuma, ntabwo byakomeje kugumana nanjye.
cyakubwira ati subira inyuma ujye guca indi nzira, iyo nzira waciyemo akaba ariyo bakugongeramo. ntabwo uri mu rugo waratashye uvuye kwa muganga. ryakomeje kuba muri njyewe. Iyo niganyiraga cyangwa iyo nababaraga ryarazaga rikambwira ngo humura ndi kumwe nawe, ni njyewe wabikoze, nzakugirira neza, ngufiteho umugambi umeze ukuntu. Ariko nyine bikancanga kuko ntari insobanukiwe by'iryo jwi. Twari duturanye n'urusengero aho ngaho, kuko nababaraga cyane, umuntu aza kungira inama yo kujya gusenga muri urwo rusengero. Noneho ubwo ngubwo ndangije nza kubyemera, nza kujya muri urwo rusengero. Ngeze muri urwo rusengero masanga umugore w'umuhanuzi akimbona nicinjira muri urwo rusengero, nagendaga nunamye ku maboko yanjye, urumva nyine harenzeho ishati. Nagendaga nunamye, ubwo ngubwo uwo mugore arangije akimbona ahita nyine yahita yuzura umwuka we, arambwira ngo ni njyewe wabikoze gutya na gutya, ni njyewe wabikoze gutya na gutya na gutya na gutya, ni njye wabikoze uku n'uku n'uku, ni njye wabikoze gutya na gutya na gutya na gutya, nzagira gute, nzakugirira neza. Ari uwo muhanuzi, nzakugirira neza. Arangije arambwira ngo, ambwira uburyo yamanuka nakoreye hahandi, ambwira ibya yamanuka, ambwira ubuzima nari mbayemo muri yamanuka, ambwira uko byari bimeze hahandi narindi kandi atarahari. Arangije ambwira ko ari umugambi w'Imana, ambwira ko ari umugambi w'Imana wahabaye kugira ngo kubw'impamvu y'Imana igambiriye kuri njyewe. Ku ruhande rumwe wenda ntabwo wari wagakijijwe, ntabwo wari uzi ngo Imana ivugana nanjye gute, cyangwa se Imana ishobora kubwira umuntu gute. Ibyo bintu babikubwira wabyakiriye gute? Urumva ntabwo nabashije kubisobanukirwa cyangwa se kubyumva neza, kubera ko urumva nari Gatolika n'umuryango wanjye kandi yari abagatolika deja. Urumva njyewe nagiyeyo, umuntu ajyanye yambwiye ngo muri rusengero habayo abantu bavugana n'Imana kandi aribo bashobora kugusengera, icyo Imana igambiriye kuri wowe, cyangwa bakakubwira nimba icyateye ibyo ngibyo bakagusengera gake, kuko nabo cyangwa bakagusengera wenda uburibwe, cyangwa bakagusengera uburibwe bukagabanya, kuko nabo ndetse nimba bishoboka ko bagusengera ngo nagiyeyo umuhanuzi ahita yuzura umwuka wera, avuga indimi ntumva, tavuga ati rendi maridi dimanche vendredi samedi, ati rwose ati Imana ivuze atumvuka Imana ivugana nawe bikomeye cyane. Ati Imana rwose ambwira ibintu noneho narindi matara ahari, ndavuga ni uyu muntu ntabwo ari Imana ibimubwiye, ahubwo ni umuntu ahari wamubwiye ubuzima narindimo muri kiriya gihe, akaba ari byo ambwiye. Nuko nguko ndangije. Ubuhanuzi bakibugwanira ntabwo wabashije kubyizera? Njye ntabwo nabyizeye, nta nubwo nabyumvise, kubera ko bari bambwiye ko basengera abantu bagakira, cyari kinjyanye no gukira. Noneho icyabinyijeje, wa muhanuzi mu kunsengera yakanze amasima yanjye nari nambaye muri ayo maboko, yarayakanze. Arangije arambwira ngo ibyo utikoreraga, ibyo bagukoreraga ugiye kujya ubyikorera. Bivuze ngo kujya muri tuwarete bankuragamo ipantaro, kujya muri tuwarete bankuragamo ipantaro, kujya ku meza gufata ibyo kurya barantamikaga, koga baranyozaga. Bivuze ngo ubuzima bwanjye ntabwo bwari bushingiye ku bandi bantu,
bwari bwubatse ku bandi bantu. Arambwira ngo ibyo abantu bagukoreraga ugiye kujya ugira gute ubyikorera. Mu buzima busanzwe umuntu wambaye ari amasima muri kiriya gihe noneho hariho n'ibintu by'inda n'ibiki byose n'imbaragasa. Arambwira ngo abandi amasima yabo ajya ajyamo inda n'ibiki byose, ariko wowe sima zawe nta nda nta mbaragasa izigera yinjira muri sima yawe. Ni ikimenyetso ko Imana yavuganye nawe. Ndangije naratashye rero reka nanda zari zakagiyemo. Naratashye kugira ngo nizere yuko ari iby'ukuri. Ndangije ubwo ngubwo naratashye mbwira umuntu mu rugo, ndamubwira ngo kugira ngo umuhanuzi yambwiye yuko ibyo abantu bankoreraga ngiye kujya mbyikorera. Ya bande yari iziritse hehe mu izosi. Mbwira umuntu ngo ntabwo najya, urumva ntabwo wajya muri toilette uziritse amaboko abiri, ntabwo wakwimanurira ipantaro uziritse amaboko abiri, ntabwo wabasha kwitamika kandi uziritse amaboko abiri. Banzitura wa muziriko wari unziritse mu izosi. Noneho ndangije ubwo ngubwo ndavuga nti rero ngiye gupima ndebe ko bya bindi wa muhanuzi yambwiye ari iby'ukuri. Noneho rero bamaze kunzitura mu izosi, naragiye ndagenda njya muri toilette nkuramo agapantaro gake mbona birakunze. ndabandi munzanire ibiryo, batereka ku meza, bashyira akayiko bagaseseka mu ntoki, ndazamura gake mbona biremeye. tuvuga ati topera ibyo ngibyo byari bitaragegwaho. urumva numvaga ijwi ariko iby'indimi bitarabaho, bitaraza nyine. umuntu yaranganirizaga mu buryo bw'iyerekwa cyangwa se bw'icyo, ariko ndangije utaratera n'intambwe wenda ngo winjire mu gakiza. bitari mu muhamagaro, nkiri mu muhamagaro. muri rwa rusengero bari barapanze amasengesho y'iminsi 2 narabyumvise. ndavuga nti abantu ibyo bambwiye byasohoye. noneho rero kubw'impamvu yuko byasohoye, ni ikimenyetso kinyemeza yuko ibyo bavuze bishobora kugira gute kuzasohora. ko bino bisima bantu bambwiye ngo ibyo abantu batankoreraga ngiye kujya mbyikorera, bafite n'ubushobozi bwo gukura ibisima byanjye ku maboko. Ndangije ubwo ngubwo naragiye, bari bafite amasengesho y'iminsi 2. ndangije ubwo ngubwo nza kuvuga ngo ya masengesho ninyajyamo nzavayo noneho n'ibisima bitakiri ku maboko yanjye. ya masengesho y'iminsi 2 naje kuyajyamo rero. nyagezemo nza gusanga nyine barimo barasenga, numva ni byiza, numva ndabikunze ndetse cyane. numvise mbikunze cyane. Icyantangaje, wa mugore wari wambwiye bya bindi nawe yari abarimo. noneho nkumva nkabona abantu barimo barabyina bizengurukaho bavuga igifaransa, ati rendi maridi dimanche vendredi samedi n'ibizaza mu cyumweru gitaha no ku wa mbere ushize. ati ni Imana irimo iravuga. nabaza abantu twegeranye ngo bari mu bikini bikemo baravuga, bakambwira ngo bari kuvugana n'Imana. none nza kugira amatsiko, ndabona ariko se Imana ivuga gute? Imana birashoboka ko Imana yavugira mu bantu nka bariya? abantu bakambwira ko bari kuvugana n'Imana. nza kugira wa muhanuzi wa undi wasengeye ibisima byanjye yari ari muri rwa rusengero, yari mama pasiteri, yari umupasiteri w'iryo torero. noneho ngiye kubona mbona abantu barimo bizenguruka bavuga indimi zigiye zitandukanye, ariko nza kugira amatsiko y'ukuntu Imana ivuga, nza kugira amatsiko y'ukuntu Imana ibasha kuvugana n'abantu. noneho icyantangaje ni uko abavuganaga n'Imana harimo abantu tuziranye, tunaturanye. noneho nkaba nzi n'ibyaha byabo, nkaba ese Imana yabasha kuvugira muri runaka n'uburyo muzi. nza kugira amatsiko rero. sinari nzi gusenga, nari nzi gusenga isengesho rivuga ngo ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa. amen. ibyo nibyo nari nzi gusenga, nta rindi sengesho ryabaga muri njyewe.
muri njyewe hajemwo isengesho ntazi aho rivuye rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ni wowe utanga, kandi mu gutanga kwawe ugenera buri muntu wese ikimukwiriye. ndavuga ngo nyemerera nonaha mbe umupasitoro cyangwa mbe umuhanuzi cyangwa mbe umuvugabutumwa, ibyo ngibyo bitatu umitiremo kimwe kinkwiriye nimba bishoboka koko. kandi rega mvuga ngo bibe kano kanya, mbisere mbana bibe kano kanya. nabisubiyemo inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu. najye kubona mbona igisenge cya rwa rusengero kiragiye, kimaze kugenda mbona marayika w'Imana avuye mu ijuru ahagaze hejuru ya cya gisenge ariko cyagiye. nanjye naje kwisanga, nisanga mpagararanye nawe. mpagararanye nawe, arangije arambwira ngo reba bariya. mbona nyine abantu, kuko nari meze nabi, abantu baravuga ngo ntabwo ari umwuka w'Imana. urumva ahantu kera twuzura umwuka wera, kugira ngo wuzure umwuka warikaragaga, babyitaga ngo ni igicundo. baragucundaga bakagucunda bikomeye cyane, bakakuzumuza kabisa, n'ibyo wariye bikagushiramo. rero nari muri make muri icyo gihe umuhanuzi. abantu batangira rero kuvuga ngo ntabwo ari umwuka w'Imana, ngo kubera ko ntabwo Imana yahamagara umuntu umeze kuriya. baravuga ngo ahubwo ni imyuka mibi irimo iramukoresha. noneho wa muntu twari turi kumwe marayika arambwira ngo reba bariya barimo baravuga ngo ni imyuka mibi irimo iragukoresha, ngo ntabwo ari umwuka w'Imana. ubwo redi wowe wamaze gufatwa n'umwuka, njye nari nafashwe n'umwuka, nari naragera igihe cyo kuvuga indimi. cyangwa nyine urumva hari ibintu, hari ahantu nuzuye umwuka wera kugira ngo batizwe mu mwuka wera. washitugwaga n'undi munyamwuka akagufata akakuzengurutsa nawe ukikubita hasi akagufata. abantu bavuga ko atari iki, katari umwuka, ahubwo Imana itahamagara umuntu umeze kuri yo urwaye. baravuga ngo ni amadayimoni amfashe cyangwa ngo ni igicuri. noneho marayika twari kumwe babivugaga mu mitima, abandi bakongorerana, njye nabumva, ariko nkumva nyine kuko nari ndi mu mwuka, nk'uko nshobora kuba ndi mu mwuka nkamenya ibintu urimo uratekereza mu mutima wawe, nkabyumva mu matwi yanjye, kandi nkumva urimo urabivuga cyane. rero nuko nabyumvise, akajya ambwira ngo reba barimo baravuga gutya na gutya na gutya, ngo ntabwo ari umwuka, ngo ni imyuka mibi. arambwira ngo uyu mwuka nguhaye, uyu mwuka uzakugaburira, uzakwambika, uyu mwuka uzatuma ugendera mu ndege. uwo munsi yampaye isezerano ntazibagirwa. arambwira ngo uyu mwuka nguhaye uzatuma ugendera mu ndege, uzajya ugendera mu ndege nk'ukoresha imodoka, nk'utega imodoka nyine bikomeye cyane. uzajya utega indege nk'utega imodoka isanzwe. noneho ndangije anyambika isaha. buriya rero nkunda isaha, nkunda kwambara isaha ku maboko yanjye. anyambika isaha ku kuboko, arambwira ngo igihe cyo gusenga nikijya kigera uzajya ureba ku isaha maze usenge. burya njye nanakwambara isaha itabara, ariko nkayambara kubera ko nyikunda. natangiye kwambara isaha ntazi no kuyibarisha. noneho uwo mwanya marayika tuza gutandukana, arambwira ngo ariko igihe cyo gusenga nikijya kigera uzajya ureba ku isaha maze usenge. arambwira ngo kandi igihe cyose uzampamagara nzihutira kukwitaba kugira ngo mbashe kumva igitumye umpamagaye. nuko ndangije ndataha. maze gutaha byakugereye 9:00 z'ijoro. ubwo natahanye umwuka wera ntazi ngo ni iki. byakugereye 9:00 nijoro, urumuri rw'isaha, urumuri rurankubita ruvuye ku maboko yanjye. yanyambitse isaha ya zahabu, apana yo mu mubiri, yo mu mwuka. urumuri rurankubita runini cyane. ndabyuka ndebye kuri ya saha mbona ni 9:00. ndasenga uwo mwanya. maze gusenga
mbona abantu bari mu nzu y'iwacu bahindutse ibisimba. naho umwuka wera watangiriye rero n'icyambaye y'amasima, naho natangiriye nkorana n'umwuka wera, nkorana n'imbaraga z'Imana. mbona abantu bari mu nzu y'iwacu bose bahindutse ibisimba. ubona babaye ibisimba bose. ntangira gutokesha ati nirukanye imbwa, nirukanye ibi n'ibi, ntangira gutokesha mu rugo, bitangira kubacanga, baravuga ngo nkoreshwa n'abadayimoni. bwa kabiri nongera gusenga saa 9. papa wanjye rero yakundaga abagore, urumva urumva yakundaga abagore, yajyaga mu ndaya n'ibiki byose. yaza noneho kubera wa mwuka n'ibiki byose na bya bindi, ngatangira kuvuga ibyo yagiyemo byose, ngavuga ngo wari uri kumwe na runaka, byagenze gutya, ngatangira kumusebereza mu rugo. naho ngaho umwuka wera, papa ugahita ubwira ati wowe uvuye mu ndaya, uvuye gutya na gutya, uri kumwe n'uyu muntu, byagenze gutya, bagutwaye ibi ngibi, nabikoze. bitangirira aho ngaho, utangira aho ngaho mu rugo. yavugaga iki papa wawe nk'igihe wamubwiraga ibyo bintu? urumva byaramucangaga kubera ko yabaga azi ko tutari kumwe, noneho kandi iby'ubuhanuzi ntabyo yarazi. niho natangiriye rero kwitwa ko ari imyuka mibi nkorana nayo, cyangwa se ari abadayimoni banteye bankoresha, kuko navugaga n'ibiri mu mitima y'abantu, nkavuga ni wowe uri gutekereza gutya, we byagenze gutya na gutya, nanjye ibyankoreshaga ntabwo nabaga ngeze gute mbizi. byahereye aho ngaho ababyeyi banjye banyanga rero, baranyanga. papa wanjye niwe wangwazaga, niwe wanjyanaga kwa muganga, arangije aranyanga. abo tuvukana nabo baranyanga, mu rugo bose baranyanga. bamaze kunyanga ngumana n'Imana, maze kugumana n'Imana ntangira gusenga, kuko wa mugabo yari yarambwira ngo igihe cyose uzampamagara nzihutira kumva igituma umpamagaye. iyo nababaraga naragendaga nkapfukama nkasenga, nkavuga ngo wa mugabo wowe wambwiye ngo igihe cyose nzaguhamagara, ndaguhamagaye ngwino. akaza, yaza nkamubwira ngo mbese iyo umuntu akiriwe cyangwa iyo umuntu asenze n'ababyeyi baramwanga? akambwira ngo mbese Dawidi we, iyo ababyeyi bakubyaye bakwanze, abo muvukana bakakwanga, inshuti n'abavandimwe bakagenda, njyewe wakuremye nabo nkabarema, ese bigutwaye iki? nkukunze njyewe wakuremye nabo nkabarema, bigutwaye iki? nkumva nshubije mu ibyiringiro. ntabwo nshaka kugira ngo tuze gutinda wenda cyane, reka twinjire wenda mu buzima wahise ujyamo, kugira ngo wenda tuze kugera kuri cya gishe cyo kuba ikanyarira. nabayeho muri ubwo buzima, abantu bari kure yanjye banyanze, ariko Imana ntiyanyanga. mbonereho kubwira abantu ngo ukura amaso ku bantu, uhanga amaso ku Mana. nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbese umubyeyi yabasha kwihakana umwana we yabyaye? iri jambo rirambwira ngo yego, byashoboka ko uyu mubyeyi yakwihakana abana be yabyaye, ariko ngo njyewe Uwiteka sinzakurihakana. ikunda kuvuga ngo ujye umuhanga amaso, urayizi? ajya ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. ujye umuhanga uwo mwami we, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. nawe ugahita umutumbira resa, nanjye nkatumbira Yesu amaso. nawe kura amaso ku bantu, uhanga amaso ku Mana. birashoboka ko abakubyaye bakwihakana, ntabwo ari igitangaza. birashoboka ko abavandimwe bakwihakana, ntabwo ari igitangaza, ariko amaso yawe yahange kuri Kristo Yesu. uwamwizeye ntabwo ajya amusiga mu bibazo. wibuke ejo bundi Imana yigeze ibwira Kuro, iramubwira ngo yewe Kuro we, abantu
bamenyereye kukubwira ko bakuri inyuma, ariko ngewe ntabwo nzakujya inyuma, nzakujya imbere kugira ngo ahataringaniye maringanize. Maze Imana ibwira Kuro ngo nzakenyuruza abami kugira ngo nkukenyeze. Imana ishimwe. Abantu ni abantu, iyo uri mu bihe byiza abantu barakubwira ngo tukuri inyuma, ariko Yesu we ntabwo avuga ko kuri inyuma, arakubwira ngo ngewe nkuri imbere, ahataringaniye nzaharinganiza. Iyo ugeze mu bibazo Yesu ntabwo asubira inyuma kubera ko aba ari imbere yawe. Iyo ugeze mu ntambara ntabwo Yesu asubira inyuma kubera ko aba ari imbere yawe. Wibuke abantu, umuntu ashobora kukubwira ngo tanga gahunda y'ubukwe ndi kumwe nawe, tukuri inyuma rwose, babona ibintu bikomeye bagasubira inyuma ngo ntabwo tuziranye. Amaso yawe yahange kuri Kristo, ntabwo azagutererana mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe abantu bakwanze, mu gihe abantu bagutaye. Yesu we ntabwo azaguta. Abantu barantaye, abantu baranyanze, ababyeyi banjye bambyaye barangije baranyihakana. Ubaho nk'udafite ababyeyi, mbaho nk'imfubyi kandi mfite ababyeyi. Hari ijambo ntazibagirwa, umuntu yigeze aza mu rugo arangije abwira papa wanjye ngo mbese uwo mwana ni uwawe? Arangije amusubiza ijambo rikomeye, aramubwira ngo ntabwo ari uwanjye, iki ni ikinyendaro sinzi aho nyina yagitoraguye. Byari bihereye kuki? Byari bihereye kubw'impamvu yuko nari maze kwinjira mu yindi si batazi, nari maze kwinjira mu muhamagaro utandukanye n'uwo bazi, nari maze kuba undi muntu utandukanye n'uwo bazi. Birashoboka ko abantu bakwihakana, ariko Imana yo ntabwo yakwihakana. Naje kuva muri rwa rugo rw'iwacu bindambiye, ariko mbere yuko ufata umwanzuro ko bateka mve mu rugo ngende, mbere yuko mva muri rwa rugo, ibisima byanjye byabanje kuva mu maboko yanjye. Papa wanjye yavuye mu rugo iwacu aravuga ngo reka ndebe iyo Mana witwa kusenga izajya iguherekeza kwa muganga, ikugurire buri kimwe cyose nakuguriraga. Yaje kuva mu rugo iwacu, arangije aragenda. Amaze kugenda, Imana irangije irambwira ngo ngiye kuzakora ikintu kizatuma mu nzu y'iwanyu bamenya ko ari Imana ishoboye ibintu byose, mu mudugudu w'iwanyu bamenya ko ndi Imana ishoboye ibintu byose. Nakomeje kujya nsengera muri rya torero, bakamanurira bambwira ko Imana izangirira neza. Maze igihe kimwe cyo kujya kwa muganga kigeze, igihe cyegereje kugira ngo njye kwa muganga, Imana irambwira ngo injira mu nzu y'iwanyu, nurangiza umamagare nditaba. Naragiye ninjira mu nzu iwacu, ndangije mpamagara Imana ndasenga. Imana irambwira ngo bwira umuntu agusohorera intebe, nindangiza ngiye kukoherereza umuntu ndi bukorane nawe. Ntumusuzugure kuko njyewe Uwiteka ndakorana nawe kugira ngo abantu bamenye ko ndi Imana ishoboye ibintu byose. Nasohoye intebe nyijyana hanze na bya bisima byanjye. Ndangije nagiye kubona mbona umwana twari duturanye araje, mfata icyuma nangira kudondagura kuri bya bisima byanjye ngo ndebe ko byameneka. Wa mwana arambwira ngo mbese nkufashe? Ndamubwira ngo yego mfasha. Arangije afata icyuma aseseka mu maboko yanjye, icyuma kiva ku maboko yanjye ndeba. Icya kabiri aseseka mu maboko, icyuma gihata ibirayi aseseka mu maboko yanjye, amasima ava hehe? Mu maboko yanjye. Arangije arambika hasi. Nabonye Imana ikura amasima ku maboko yanjye, muganga adahari, bivuye mu mbaraga z'Imana. Ushobora kugira ngo ndi kukubeshya, hari igihe nzazana papa wanjye nkamuhamagara nkamuzana kuri YouTube tukagira gute akemeza ibi bintu. Na n'iyi saha urumva n'aka kanya ndimo ndavuga ni iby'ukuri, kubera ko hari abantu bagenda bakajya ku mateleviziyo no ku ma YouTube no ku nkoranyambaga bakavuga ibiriho n'ibitariho. Abandi bagatanga ubuhamya buri bwo n'ubutari bwo. Abandi bakavuga ngo barapfuye bakazuka kandi bari kubeshya, ariko siko bose babeshya, hari n'abavuga iby'ukuri. Nanjye nabonye Imana ikura ubuzima mu maboko yanjye. Muganga
muganga ntawe uhari, dogiteri ntawe uhari, abavandimwe badahari, Imana ishimwe. Icyuma, Imana ikoresha umwana, afata icyuma akata ibisima byanjye biva ku maboko arambika hasi. Mamagare mushiki wanjye muguhe muvugane wumve. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ikora imirimo n'ibitangaza. Banza tubwire by'umwihariko, tugere kuri cya gice kugira ngo wenda mu rugo bimaze kurambirana ukaza gufata umwanzuro uvuga ati reka mve muri uru rugo ngende ntigera ahantu runaka. Natekereza wenda ari icyo gice cyo kuba mu ishyamba cyahereye. Wenda ubuhamya bari burebure cyane, tuzagenda tubugarukaho kenshi cyane kagiye gatandukanye, ariko ndashaka kugira ngo wenda dusoreze tugeze aho hantu kugira ngo uze kujya mu ishyamba byagenze bite, wabayeyo mu buhe buzima? Noneho Imana imaze gukora icyo gitangaza gikomeye, ikura amasima ku maboko yanjye, naje gukomeza kubaho mu buzima, n'ubundi sinakomeza gukundwa n'ababyeyi cyangwa n'abantu bagiye batandukanye kubw'impamvu z'imbaraga z'Imana zabaga muri njyewe. Naje gusaba Imana ko yankura muri urwo rugo, maze irunkuramo, irambwira ngo tega imodoka aho uri bujye ni njyewe uri buhakwereke. Nateze imodoka ntazi aho ngiye, Imana indangira urugo ndi bujyemo. Rwa rugo narugiyemo, ndangije barancumbikira, ngenda ngiye gucumbika, birangira mpabaye, baranyondora, nza kugira ubuzima, imbaraga ziza kujya mu maboko yanjye. Wahabaye gute? Wagiye urababwira, wagiye ubatekereza ikibazo cyawe? Imana yarambwiye ngo ugende uvuga ko ugiye gucumbika, niba gucumbikira gusa ijoro rimwe, ibindi bimparire ndabyikorera. Naragiye ndavuga ni rero bwanyireho mu ncumbikire. Ndagenda ngezeyo, mbambaza ubuzima bwanjye, ndabubabwira, birangira hahandi mpabaye. Ndahaba kandi nari nagiye ngiye gucumbika, barankunda, ndahaba, baranyondora, amaboko azana imbaraga. Igihe kigeze nk'amezi, mamaze nk'amezi angahe, nk'3, Imana irambwira ngo ngiye kuguha akazi. Yarambwiye ngo igiye kumpa akazi, muvandi yarakamaye. Akazi yamaye muri icyo gihe hari heza ibintu byo kubabona muri nk'abasore nka 3 cyangwa baka. Hafi aho ngaho hari urusengero rwasengaga kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ibyo urwo rusengero rwankoreye ni ibindi. Mbonereho kubwira abantu, mbabwire ngo ibyera byose ntabwo ari amata. Abavuga ngo mwami siko bazabona ubwami bw'Imana, n'abavuga Imana bose siko bavuga Imana yo mu ijuru. Mbona hungiye muri rwa rusengero, nsanga mpungiye ikuzimu. Narahimbazaga, narabyinaga, narabwirizaga Imana, ariko ikambwira ngo iyo uhimbaje n'iyo ubwirije ntabwo ubuhimbaza Imana, nta nubwo uburirimbira Imana, ahubwo uburirimbira abadayimoni, ubuhimbariza abadayimoni. Iyo ubwirije ububwiriza abadayimoni, kubera impamvu y'urusengero nari ndimo. Winjiye mu rusengero, usanga urusengero winjiyemo ni urwa Satani? Ninjiye mu rusengero, ubwo rusengero naragiye, ndangije mbwira pasiteri w'urwo rusengero, ndamubwira nti rero pasi, kuko Imana yari yambwiye ngo nzaba umukozi w'Imana ndi mu mujyi wa Kigali ndetse ukomeye cyane. Nabonaga rusenga buri munsi, nkavuga uko bisa kose umuhamagaro wanjye uzazamukira hariya. Naragiye mbwira pasiteri, ndamubwira rero pasiteri, ndi umukozi w'Imana, nitwa Dawidi, mba mu buzima bumeze gutya na gutya, nyemerera mbe muri uru rusengero rwawe. Amaze kumva ngo uri umukozi w'Imana, arambwira ngo azana ikayi n'ikaramu, arambwira ngo uri umukozi w'Imana? Yego. Akandika. Wahamagawe gute? Akandika. Wakoze ibitangaza bingahe kuva uhamagawe? Imana yaranabikoze byo. Akandika. Ninde wagusengeye kugira ngo uhanure? Akandika. Uwo Imana yakubwiye ko izagukoresha iki? Akandika. Amaze kwandika ibyo ngibyo, baza kumpa akazi k'ubuporotokole, mpembwa 70,000, porotokorera aposo. Nyiri urusengero yari aposo. Noneho urusengero nirwo rwakoranaga n'imbaraga z'umwijima, rwakoranaga n'imbaraga z'abadayimoni. Numva umwuka wanjye ntabwo wari uhuye n'imyuka yabo.
yari yumvishe ngo ndi umukozi w'Imana, yumva ko hari izindi mbaraga zindimo ashobora gukoresha zarangiza zikamugeza ku cyo ashaka kugeraho. Igihe cyarageze baza gusiga amavuta, bya mavuta basiga ku gahanga. Baje gusiga ya mavuta basiga ku gahanga, noneho basiga uwa mbere aragwa, uwa kabiri aragwa, uwa gatatu aragwa, bayansize sinagwa. Ndavuga nti iyo bayagusigaga warwaga hasi ukigaragura hasi ukagwa. Noneho ubwo ngubwo biba bwa kabiri, ubwa gatatu nza kuvuga ngo uko bisa kose nza kubishidikanyaho, uko bisa kose nimba atari ngiye gukorana n'imyuka mibi, bano bantu nibo bakorana n'imyuka mibi. Ubwa gatatu baza kugira gute gusiga amavuta kuri wa muntu, ku mwana nakundaga yamaga ibyo kurya mu muhanda nkamusaba n'amazi akayama, nanamukundaga yasengeraga muri urwo rusengero nanjye masengera. Noneho bayamusize agwa hasi, amaze kugwa hasi arigaragura, agaragurika hasi avuga ngo Yesu 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 Yesu. Naramwitegereje ngiye kubona mbona arimo arikuraho ibitagangurirwa n'ibinyabwoya byinshi cyane ku mubiri wiwe. Na imbaraga z'Imana zahise zimfata, ngenda ngiye kumufasha kubihungura, ngenda ngiye kumusengera mvuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Noneho ubwo ngubwo barangije bahita bamenya uwo ndiwe. Wa mwana ahita haguruka arakira bamuzima, bya bintu byo kwigira gutya bimuvaho, batangira kumpiga muri rwa rusengero. Ubwa kangahe bongera gusiga amavuta, noneho uwasize amavuta pasiteri aramirika, amiritsa amaze kumirika, ngeze hasi mpita nongera ndahaguruka, ndebana mu maso y'uwasigaga amavuta. Ndebye mu maso ye, urabona mu gishanga hari ibintu by'urubobi bibayo by'icyatsi. Mbona amaso ye harimo ibintu amaso ye yahindutse icyatsi, harimo utuntu tutuyekanga two mu gishanga. Nangira kugira ikibazo cya hantu ndi, uko bisa kose aba bantu nimba atari bo bafite ikibazo, ninjye ufite ikibazo. Bwa gatatu bari bazi kubwiriza, barabwirizaga, bavugaga icyanditswe bagahera muri Matayo bagahingukira muri Luka. Noneho umunsi umwe umushumba aza kubwiriza, amaze kubwiriza ndafashwa. Maze gufashwa hari abaterankunga babiri b'urusengero. Umwe yabaga afite ububasha bwo kuvuga ngo imodoka ya mushumba rwose imaze umwaka ikora, reka tumuhindurire imodoka, akahita amuzanira imfunguzo. Undi yabaga afite ububasha bwo kuvuga ngo ibyuma by'urusengero byose ni ngiye uri bubigure. Abaterankunga babiri b'urusengero nuzuye umwuka we mu masengesho, mu materaniro. Umwe ndamubwira ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe. Uwiteka aravuze ngo akurinze gukora imirimo itibukwa. Undi ndamubwira ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe. Uwiteka aravuze ngo akurinze kuruhira umusozi ngo gukorera Imana. Umuprotokolo umwe yahise aza, ntaragira ibindi ndenzaho, afata akaboko hano, undi afata hano, amaguru adakora hasi. Bangenda amaguru baransohora amaguru adakora hasi. Nuko baragusohoye, baransohoye amaguru adakora hasi. Turavagiwe, baransohora ngo bangejeje hanze, bambwiye amagambo avuga ngo iyo myuka igukoresheje ntabwo iba muri iri torero. Barambwira ngo umuhanuzi muri iri torero ni umwe, ni mushumba na Aposo. Abandi bose nta wundi muhanuzi uba hano, nta n'uwemerewe guhanura ahangaha. Iyo myuka ntabwo iba hano muri iri torero. Baransohoye. Ni byiza cyane, nsaba imbabazi ndababona. Akawereka kugira ngo ibintu bigende neza, wenda kugira ngo n'abantu tubahe pause baruhuke, tukoze igihe kirekire cyane. Ariko birumvikana ko ubuhamya ni bwiza kandi ni byinshi cyane Imana iba yaragiye ikora. Uburyo wagiye ikanyarira ukabayo amezi 4 ndetse naho ngaho wabaye amezi 8, urumva n'urugendo rurerure cyane. Tugiye kuzagenda tubigarukaho kenshi cyane kagiye gatandukanye, ariko by'umwihariko no kuri channel yawe ibintu uzajya bicishaho. Ni ubuhamya bukomeye cyane, ni ubuhamya bugomba kubaka abantu benshi cyane. Hajye yitwa Dawidi
channel yawe Dawidi TV ya yitwa Dawidi TV. ni Dawidi TV. Mu minsi mikeya cyane rwose abantu bagiye kujya babonaho ibiganiro ibyivuga butumwa gusengera abantu mu buryo bugiye butandukanye, bafite ibibazo bigiye batandukanye kuko urumva umuhamagaro wawe urihariye cyane. Reka nshimire umuntu wese wanye natwe, ariko mubwire ngo mu gihe gito cyane araza guhita abona part 2 igice cya kabiri cy'ubu buhamya. Ni byinshi cyane byo kugenda tugarukaho. Ni byinshi cyane ibi ngibi by'iri torero igitumye mbivuga ni ukugira ngo mbwire abantu ngo ibyera byose ntabwo ari amata. Imana ntabwo ishaka abantu benshi, ntabwo ari iz'Imana, ntabwo zikorera mu mwuka wera. Tuzagaruka mu gice cya kabiri. Reka tugushimire cyane Dawidi, reka tugushimire cyane kandi dushimire n'umuntu wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere dukurikiye ukore subscribe kugira ngo ibindi byiza byacu ujye ushaho kubibona. Turabakunda cyane, murakoze.